Ndabasuhuje mwese bakunzi mukurikirana B News TV aho muri hose, nizere ko mumeze neza, nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu byo muri gukora byose, mu byo muri gutekereza byose. Ese waba ufite gahunda yo gukora ubukwe? Ese waba uri mu mushinga wo gukora ubukwe? Niba ufite gahunda, niba uri muri uwo mushinga, ndagira ngo ubanze unyumve neza 5 ndetse unkurikirane neza, uramenya byinshi biranga ubukwe bwiza ndetse n'uburyo umuntu abukoramo. Ariko nanone hari icyo ugomba kumenya muri ibyo ngibyo, ndagira ngo uze kubanza ucyumve neza, ubundi uzajya ukomeza unshimira nyuma ndetse no mu buryo bumeze neza. Icyo usabwa, niba waba ushaka kubana natwe cyangwa se kujya ubana natwe, nyemerera ukande subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo byinshi bizajya bigenda bigaruka hano kuri B News TV, by'umwihariko bitewe n'ibyo wakunze cyane, bitewe n'ibyo wifuza, uzajya ubibona mu buryo bumeze neza ndetse unabibonere ku gihe. Dore mbere y'uko nkubwira ibintu ushobora gukora kugira ngo ubanze witekerezeho neza mbere y'uko wihutira gukora ubukwe, mbere y'uko wihutira gushaka uburyo wakora ubukwe, niba ufitemo gahunda ndetse n'ibyo ushobora kuba wategura, ndetse niba ushaka ko ubukwe bwawe bumera neza. Hari ibintu tubona cyangwa se hari ibintu dukora twewe twumva yuko ari ibintu byiza, ariko iyo tugeze ahandi dusanga bakoze ibirenze cyangwa se dusanga ari abantu bari hejuru yacu. Dore impamvu rero ushobora gukora ubukwe ukabwita ubukwe bwiza, ariko wagera hirya, wagera ahandi, wareba mu bindi bihugu ukabona ubukwe bwabo burateguye, ubukwe bwabo bumeze neza, ubukwe bwabo bufite dekorasiyo iri hejuru cyane, ikomeye cyane. Dore impamvu y'ibi byose ndetse n'uburyo babikoramo. Icya mbere, hari uburyo twe dukoramo ibintu tukumva yuko ibyo turi gukora tubizi, tukumva yuko turenze mu kubikora, tukumva yuko turi abantu b'abametirizi, ariko burya hari abantu baba baturi hejuru cyangwa se hari abantu baba baturenze. Ari nayo mpamvu ngira ngo uze kubanza unyumve neza, ubundi uraza kumenya icyo ugomba gukora cyangwa se icyo ukwiye gukora kugira ngo wumve, ndetse uranareba dekorasiyo zo mu bihugu byo hanze uburyo ziba zimeze, ndetse ibyo byose n'ubundi nk'uko nawe ubyumva bijyana n'ubushobozi bw'umuntu ndetse n'uburyo abyitwaramo muri byose. Dore impamvu ya mbere ituma ibihugu byo hanze cyangwa se by'umwihariko twavuga nko mu bihugu bya hariya muri Amerika cyangwa se mu bihugu by'Uburayi cyangwa se mu bihugu byose byo hanze bitandukanye, ariko ibyinshi byo hirya ya Afurika cyangwa se hakurya ya Afurika, dore yuko ni ibihugu bikunda gukora ubukwe bwiza cyane, ndetse n'ibihugu ubu bifite ubushobozi muri byose, haba mu buhanga, mu bushobozi ndetse no mu byo bakora baba bazi. By'umwihariko turaza kwibanda ku gihugu cy'Ubuhinde. Igihugu cy'Ubuhinde ni igihugu gifite abaturage, cyangwa se buri muturage wenda wo mu gihugu cy'Ubuhinde akoresha ubukwe, ukabona afite dekorasiyo ya indi imwe ubona ko itigeze ibaho, ndetse ukabona yadekoreye n'ahantu hasanzwe rwose, atari n'ahantu harenze, ukabona yadekoreye nk'ahantu mu kibuga runaka, ariko ukabona dekorasiyo ye yubatse nk'uko inzu imwe wumva cyangwa se imwe wita nziza hano iwanyu ariko imeze, kandi yayidekoreye cyangwa se hadekoye ari ahantu hasanzwe, ndetse no mu kibuga hatubatse n'inzu. Ni ukuvuga ngo dore impamvu y'ibi byose. Reba ubushobozi umuntu aba afite ndetse n'ubuhangange n'ubuhanga, ibyo byose birajyana mu kubikora. Ndetse nujya no gukora ikintu uzabanza ugitekerezeho, wiga ikintu cyose. Niba ushaka gukora ubukwe bwiza, niba ushaka wenda wakopeye, hari abantu bakora ubukwe bakopereye ku bandi, uburyo bakoze dekorasiyo, uburyo bakoze ibintu byabo, ibyo ngibyo bibaho cyane. Ariko niba ushaka gukora ibintu nk'ibyo, cyangwa se niba ushaka gukora ubukwe bwiza ukaba ufite ubushobozi buhagije ndetse ukaba ufite n'ibikoresho bihagije, shaka umuntu wizeye, umuntu uzi, umuntu ufite ubuhanga cyangwa se ufite experience muri ibyo bintu. Ndetse nushaka unarebe ugende ku baturage b'ibihugu byo hanze
ubukwe bwabo ni ubukwe buba bwishimiwe na buri wese, ndetse aba bageni bo hanze ni abageni usanga bakoresheje ubukwe mu byishimo byabo, bagakoresha ubukwe mu byiringiro byabo, usanga bishimanye bari gusekana, usanga urukundo ari rwinshi ndetse mu byo bakora byose. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kureba aba baturage bo hanze, cyane cyane bo hanze ya Afurika, iyo bagiye mu rukundo cyangwa se iyo bari gupanga ibintu by'urukundo n'ubukwe byose bijyanye, usanga ari ibintu bose bari kwitaho, ibintu bose bari kugenda bashakira umwanya bakabyigaho ndetse bakanabishakira n'ubushobozi. Ariko ahangaha cyangwa se iwanyu biragoye kugira ngo niba ugiye gukora ikintu cyangwa se niba wagiranye gahunda n'umuntu ikintu, niba mufitanye umushinga n'umuntu, kubera ko buri muntu aba ari muze, buri muntu aba afite ibintu byinshi ari gukora, ariko ibyo ngibyo ntabwo bikunze guhabwa umwanya cyane nk'uko yuko ibi bihugu byo hanze usanga iyo byinjiye mu kintu bigereza umwanya ushoboka wose, kubera yuko ni abantu baba bifite, ni abantu baba batari kuri pressure yo gushaka amafaranga. Rero nawe icyo gihe iyo wabiteganyije nta bintu byinshi uri kwikomplikaho cyangwa se ushaka gukora byihutirwa kugira ngo ugere kuri iyo ntego yawe, nawe biragusaba kugira ngo witonde mu byo uri gukora, kugira ngo ndetse nawe ubwawe uzarebe ibirori byo hanze, ubukwe bwo hanze, urebe ukuntu biba bimeze. Abahanga bavuga yuko ubukwe iyo ugiye kubukora ndetse mbere y'uko twinjira kuri ibyo, ubukwe bwo hanze cyangwa se bwo mu bihugu byo hanze, bitewe n'uburyo buba bukoze, bitewe n'uburyo buba budekoye, cyangwa se bitewe n'uburyo abantu babutashye, ibikoresho byose biba bihari, abantu bose baba bishimye, ndetse nta n'ibintu byo guhangana bajya bagira, nta bintu byo gufuhana bajya bagira, kubera yuko iyo bagiye mu gikorwa runaka bakijyamo n'icyizere cyose ndetse banagikunze. Ndetse abahanga bavuga yuko burya iyo ugiye gutegura ubukwe cyangwa se iyo ugiye gukora ubukwe, biba bisaba kugira ngo ibyo watekerezaga byose use nk'ubyigize inyuma cyangwa se use nk'ubirekaho gatoya, kugira ngo ubukwe bwawe bugende neza, ndetse n'uwo muri kumwe mu bukore mwishimye, ndetse mu bukore mufite umunezero, kugira ngo nimuninjira mu gikorwa muginjiremo mufite umunezero, ndetse mwanagihaye umwanya, mwanagitekerejeho, ndetse mwanakiganiriyeho. Ndetse ibyo ngibyo bibafasha kugira ngo mugere ku bintu byiza byanyu byo mwateguye, ndetse iyo mugiye kwinjira mu gikorwa cy'urukundo, gukora ubukwe, hari byinshi muba mwaranapanze mugomba gukora igihe mwageze ku ntego yanyu mwihaye, cyangwa se igihe mwageze mu bikorwa byanyu mwihaye, dore yuko iyo byagenze gutyo mutangira kwiha intego y'ikintu mushobora gukora kugeraho, ibyo byose n'ubundi ni uko nguko biba bimeze. Rero iyo ugiye ku ruhande ugaca inyuma y'ibyo byose, biba bisa nkaho utarafata icyemezo cyangwa se utaraba seriye mu byo uri gukora, ndetse bikaba byanahungabanya cyangwa se bikaba byanakwangiza ibindi byose watekerezaga, kubera yuko iyo winjiye mu bindi bitandukanye n'ibyo urimo, cyangwa se iyo winjiye mu zindi nzira, usanga izo nzira ziri kugenda zibusana n'izo watekereje cyangwa se n'ibikorwa wari urimo gupanga, ugasanga ibyo byose ubiburiye umwanya, ndetse ibyo byose kubera ko bihuye ari byinshi, ubuze uburyo byose ubyivanamo cyangwa se ubivamo cyangwa se ubyinjiramo ngo bikomeze, ibyo byose bikaba byagutesha gukora igikorwa kizima, nyamara kandi ibi byose uri gukora usanga ari igikorwa cyangwa se usanga ari ibintu bitameze neza, bitagenze neza muri byose. Ndetse iyo ugiye gukora cyangwa se iyo ugiye gutegura ikirori, biba bisaba kugira ngo byibura ugitegurane n'abantu wiyizeye cyangwa se wizeye bashobora kugufasha, ndetse ibyo bintu byawe ukabikora mu ibanga, ndetse nk'uko n'ubundi abahanga bagenda babivuga. Ubundi ikintu cyose bavuga yuko iyo ugiye kugikora ugikora mu ibanga, bikazagaragara cyangwa se bikazamenyekana ari uko ikintu cyose, niba uri n'uwagisoje cyangwa se uri n'uwo kugisoza, bakabimenya byararangiye, ku buryo n'uwari ufite ubushobozi bwo kuba yakitambika cyangwa se kuba yabyivangamo bikaba byaburizwamo,
ubwo bushobozi aba atakibufite cyangwa se ibyo ngibyo aba atakibufite. Niyo mpamvu aba baturage bo mu gihugu cyo hanze, mu bihugu bitandukanye byo hanze, usanga bari gukoresha ibirori byabo, ndetse rimwe na rimwe ugasanga byatunguranye, nta n'uwamenya uburyo byagenze, ndetse n'urukundo rwabo binjiyemo ugasanga babimenya ari uko ibirori byabo byabaye, ndetse bajya no kugira ikindi kintu bakora ugasanga babicishije mu ibanga ryabo, nta wundi muntu bagishije inama. Ndetse ikintu bavuga yuko ushobora kugishaho inama, kumwe bavuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara, ni ikintu kiri ngombwa, ndetse ni n'ikintu ubona yuko umuntu yakugiraho inama koko, atari ikintu umuntu ashobora kukumvira ubusa, cyangwa se ashobora no kubona ari ikintu cyiza washakaga kugeraho akaba yakivangamo, cyangwa se akaba yabisubiza inyuma, aho kugira ngo akugire inama ya nyayo cyangwa se nzima, ahubwo akakugira inama yo kugira ngo n'ibyo wari uri gupanga cyangwa se n'igitekerezo kizima wari ufite usange byose birapfuye. Ya YouTube channel yanyu tugenda tureberaho byinshi bitandukanye, ni kuri BNews TV. Ibuka gukoraho subscribe, tujye tubana neza 5 kuri 5. Ndaje mu kanya n'ubundi, cyangwa se buri munsi tuzajya tugenda tureba byinshi bigiye bitandukanye ku bintu bijyanye n'ibirori, ibintu bijyanye n'ikintu umuntu wese ashobora kuba yakuraho igitekerezo, ashobora kuba cyamufasha mu byo yakora byose, ndetse no mu byo yatekereza byose. Ndabakunda cyane. Niba bakunze iki kiganiro cyacu, cyangwa se niba bakunze uburyo twagiye tugaruka ku bintu byinshi, uribuka ukande subscribe kugira ngo n'ubutaha tuzajye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Ndabakunda cyane. Bye bye. Ciao ciao.